Kenshi havugwa abajura bibye amafaranga menshi hakoreshejwe imbaraga cyangwa se intwaro, amayeri arimo uburiganya cyangwa gucunga aho barangaye bakabakosora. Umuntu ufata umwanya wa mbere mu kwiba amafaranga menshi ku isi ni Saddam Hussein, wahoze ari perezida wa Iraq, aho yohereje umuhungu we akajyana n'igitero cy'ingabo bakabikuza miliyaride y'amadolari bakayitwara. Nzabakorera inkuru uko byagenze. Undi wibye amafaranga menshi mu buryo bw'amahugu ni umunyafurika wari umuturage usanzwe ukomoka muri Mali witwa Sissoko Babane. Uyu yakoresheje amayeri ahambaye yibye miliyoni zisaga 300 z'amadolari arigendera n'ubabayeho yiturije. Nawe nzabakorera icyegeranyo cye. Uyu munsi ndababwira inkuru y'abajura basahuye banki barayeza neza mu gihugu cya Brazil. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2005 ubwo umugabo witwaga Luiz Fernando yahamagaye abantu 24 mu rugo iwe mu mujyi wa Fortaleza muri Brazil, batangira gahunda yo kwiga uburyo babona amafaranga menshi. Bwana Fernando yari umukire ariko n'ubundi amafaranga ye yakuraga mu bikorwa by'ubujura. Mu bantu yahamagaje we harimo abahoze bakora muri banki, abenjeniyeri muri domaine zitandukanye, abashoferi n'abandi bafite ibyo bize. Ni gahunda yari ihurije hamwe abantu bafite impamyabumenyi z'amashuri atandukanye. Bose hamwe bari abantu 25 ushyizemo na master plan wabo Fernando. Bakora inama y'iminsi 4 maze bahuriza ku mugambi wo kwiba amafaranga muri banki nkuru ya Brazil. Umugambi wabo wari uteganijwe ko bazinjira muri banki banyuze munsi y'ubutaka cyangwa se mu ndake. Byasabaga ibikoresho byinshi mu buryo bwo gushaka inzira yo hasi kandi iri hafi ya banki y'igihugu. Bumvikanye gufungura kampani ya barenga no gukodesha inzu mu mujyi, bityo bakodesheje inzu yari hafi cyane na banki. Iyo nzu kuyibona nabwo byakozwe mu buriganya. Bashatse nyirayo bamuha amafaranga menshi, yirukana umupangayi wari usanzwe wamo maze arayibakodesha. Inzu bayibonye muri street yitwa Marco, ifite nimero 2017, maze barayivugurura bashyiraho igipangu n'icyapa kinini kigaragaza ko ari kampani y'ibidukikije. Ariko ibyo byari barenga kugira ngo bayobye uburari haba ku baturanyi b'ako gace ndetse na polisi. Hakurikiyeho gushaka ikarita yerekana neza geography y'umujyi wa Fortaleza unyuze hasi mu butaka, kugira ngo nibatangira gucukura indake banyuze hasi hatazagira icyangirika, dore ko hasi mu butaka harimo impombo zitwara ibintu bitandukanye birimo imyanda, gaze, amazi ndetse n'ibindi. Gusa nk'uko nabibabwiye, abateguye gahunda z'ubwo bujura bose bari abantu bize, bityo babikoranye ubwenge buhambaye, harimo no gukora ubushakashatsi bw'igitaka harebwa niba gucukura bitazabagora cyane. Ikindi ni uburyo bazazimya kamera n'inzogera y'impuruza igihe bazaba binjiye muri banki. Ibyo babihariye umwe muri bo wari inzobere mu by'ikoranabuhanga. Nyuma yo gukora ubugenzuzi bwose, binjiye mu nzu yabo batangira gucukura umwobo w'indake ugana kuri banki nkuru y'igihugu. Igitaka bakuraga mu mwobo, imodoka zabo zazaga kugitwara, ariko nta muntu umwe wigeze bikeka kuko izina rya kampani ryajijishije benshi. Mu gucukura kwabo bagenderaga ku ikarita yo hasi bari bafite, kandi babikoranye ubutaramu buhanitse. Indake bacukuye yari ifite metero 4 z'ubujyakuzimu, metero 2 z'ubugari ndetse n'uburebure bwa metero 80 z'umurambaro ugana kuri banki. Indake yabo bashyizeho amashanyarazi ndetse na za climatiseur mu rwego rwo kugabanya icyokere mu gihe cyo gucukura. Baracukuye ku buryo mu gihe cy'ibyumweru 2 bari bamaze kwinjira munsi y'inkuta za banki nkuru ya Brazil. Bamaze kugera kuri banki, bategereje umunsi wo kuwa gatanu kuko niwo munsi banki ijya mu kiruhuko cya weekend. Tariki 6 z'ukwa munani 2005 ku isaha ya 9 z'ijoro nibwo batahuye sima yo mu nyubako ya banki. Abanza kujyaho umutaramu ushinzwe ikoranabuhanga, abanza kuzimya inzogera y'impuruza ndetse na za kamera kugira ngo zitagira icyo zikora. Amaze gukora akazi kose, abandi nabo barinjiye batangira gushomba amafaranga ya banki bakoresheje imigozi inyura mu ndake bacukuye. Batwaye amamiliyoni menshi ku kigero cya kontineri 5 zuzuye amafaranga, kuko inoti zapimaga uburemere bwa toni 3.5. Banki yose barayisahuye barayeza, maze bakoresha white powder mu gusibanganya ibimenyetso by'intoki bya fingerprint. Barangije bapakira amafaranga yabo mu modoka barigendera. Iki gikorwa cy'ubujura cyakozwe kuwa gatandatu, ariko byaje kumenyekana kuwa mbere ubwo abakozi bari baje ku kazi bagasanga banki yerade. Polisi yagerageje gukurikirana inzira zose zakoreshejwe, ariko ntacyo yigeze igeraho na gato. Icyatangaje abantu bose ni uburyo bajimije kamera ntizibashije gukora ndetse n'inzogera ihuruza mu gihe habaye ikintu kidasanzwe. Hitabajwe ubuhamya bw'abaturanyi b'ako gace, bavuga ko babonaga abakozi batarenze 6 gusa, kumbe abandi babaga bifungiranye bari gucukura.
barimo bacukura inzira igana kuri banki mu gihe cy'amezi 3. Ikindi ni uko abaturanyi bavuga ko babonaga imodoka zinjira zikanasohoka ariko ntawigeze akeka ko bafite gahunda y'ubusahuzi bwa banki. Amafaranga yose yibwe zari inoti nshyashya zitarajya no hanze, bityo abajura barazidore zose bazijyanira ku isoko maze banki bayisiga mu gihombo gikabije. Bivugwa yuko amafaranga yose yibwe hamwe muri banki nkuru ya Brazil yageraga kuri miliyoni 27 z'amayero muri icyo gihe cya 2005. Bivugwa ko bitewe n'iperereza ryagiye rikorwa n'aho polisi y'igihugu yagiye ifata, habashije kugaruzwa agera kuri miliyoni 7 z'amayero gusa. Urumva ko asigaye agera kuri miliyoni 20 yose yazimiye. Ni ibintu bitari byoroshye na gato. Ndagushimira wowe twabanye. Icyo musaba ni ukanda subscribe kuri channel yacu, tuzanye mu biganiro by'utaha. Ciao ciao.